Yesu ashimwe bakunzi ba Jeanne Gentille, bakunzi bava mu byaha TV. Ndabashimiye cyane aho tugejeje. Nabonye subscribe zarazamutse ariko ndacyazisaba kubashya. Abatari yabonesheje turabasaba subscribe, hanyuma tukabasaba like kuri buri kiganiro, tukabasaba share na comment. Turabashimiye cyane aho mugejeje. Imana ibahe umugisha. Hari abantu rero bifuje ko najye mbabwira nimero yanjye ya telefone mu kiganiro, kubera ko kuyandika muri commentaire biranga, keretse cameraman ko yajya yandika munsi y'ikiganiro, ariko kubabisabye reka nabo bagirirwa umugisha wo kuzimenya. Nimero yanjye ya telefone iri kuri WhatsApp, mobile money n'ahandi guhamagara no kwandika ni 078 79 19 79. Murakoze cyane. Izo nizo nimero za telefone ya MTN. Airtel nayo ndayifite, ariko iyo ngiye umpamagaye wambona, wenda ngiye naguhamagara nakoresha Airtel kuko rero dusigaye tuguriraho amayinite cyane, ariko iyo niyo iri officiel kuri njyewe cyangwa official, ikora byose, guhamagarwa, kwandika n'ibindi. Uyu munsi rero nagarutse kugira ngo tugire ibyo tuganira mu ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane ngendeye ku biganiro umugabo witwa Apotre Mutabazi amaze iminsi akora bijyanye na divorce, ubutane bw'abashakanye. Umwapotre witwa Mutabazi amaze iminsi avugaho zijyanye na divorce, ubutane bw'abashakanye, agasoma imirongo yo muri Bibiliya, ariko ugasanga mu gusobanura arimo arasobanura aca hejuru. Kera twajyaga tuvuga ngo no gusoma Bibiliya bayicuritse. Twari turabana tukagira ro ngo no kuyifata utya ngo kayicuri kurya. Oya, ntago ari kurya. Abantu tukiri abana baravanga abantu ngo basoma Bibiliya bayicuritse ukagira ngo no kuyifata ukayicuri kurya. Urayisoma ahubwo wajya gusobanura ukayisobanura uko itari. Hagati aho rero iri jambo ry'Imana ndagira ngo turisesengure. Ajya asoma, yamara kurisoma we akagira ute akirengagiza. Nkuko nababwiye ngendo mu missionnaire muri iki gihugu cy'u Rwanda. Misiyo yanjye rero niyo kuvana abantu mu byaha. Niyo mpamvu rero nta kwemerera umuntu usoma Bibiliya ayicuritse akayisobanura uko itari. Reka dusome iyi mirongo ajya yitwaza, hanyuma tuyivugeho kugira ngo nawe tumusabe kugarukira ahageze, kugira ngo Imana itamureba ijisho ribi. Dusome Abakorinto ba mbere ibice 7 duhere ku murongo wa mbere turaza kugera ku murongo wa 16. Dusome mu izina rya Yesu. Ibyerekeye ishyingirwa. Uyu ni Paulo wahuguraga Abakorinto. Ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza nuko umugabo adakora ku mugore, ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agiriwe mugore, n'umugore we agiriwe mugabo. Umugabo aho umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza cyo ku mugabo we, kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo atwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Ntimukimane keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere guhura kugira ngo Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ariko ibyo mbivuze ku bwanjye, si amategeko mbategeka, kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanjye. Ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe undi ukwe. Abatararongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. Ariko niba badashobora kwirinda barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara sinjye ahubwo ni Umwami wacu, umugore ye kwahukana n'umugabo we. Ariko niba yahukanye ab'igishubaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ariko abandi bo ni njye ubabwira, si Umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera, kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda. Kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we. Kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we, kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanye, ariko none dore nabera.
Icyakora wa wundi utizera naba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Wa mugore we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe? Nawe wa mugabo we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? Murakoze cyane kumva aya magambo nubwo ari menshi, ariko reka turebe kuri Mutabazi wavugaga kuri uyu murongo wa 15. Yaravugaga ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. None niba Imana yaraduhamagariye amahoro, ubwo hagati ya Mutabazi n'umugore we utizera ninde? Ko Mutabazi ari gushaka gusaba ubutane kandi handitswe ngo acyakora wa wundi utizera. Ibi ngibi byavugiwe ku bantu babana ari babiri, umwe yizera undi atizera. Bikavugwa yuko niba wa wundi utizera yishimiye kugumana n'uwizera, nibagumane. Wa wundi utizera ashobora kuzakizwa kubwa wa wundi wizera, w'umugore cyangwa w'umugabo. Hanyuma kuri wa wundi utizera n'uwizera babana, ariko utizera akaba ari ukeneye gatanya. Utizera ari ukeneye gatanya, wa wundi wizera nayimuhe. None Mutabazi ko ari umwizera n'umugore we akaba ari umwizera, iyo yigisha ibingibi abagamije iki? Nibyo koko Imana yaduhamagariye amahoro, ariko umuntu wemerewe kuba yatandukana ni umuntu wahatirijwe n'utizera gutandukana. Wa wundi wizera atari buri guhatiriza ngo dutane, ahubwo utizera nashaka gutandukana atandukana. Hanyuma hejuru naho havuze ngo dusubiye ku murongo wa 10, haravuze ngo bamaze kurongorana ndabategeka nyamara sinjye ahubwo ni umwami wacu, umugore ye kwahukana n'umugabo we. Ariko niba yahukanye abigishubaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ni ukuvuga ngo ahangaha havuze ngo iki? Havuze ngo umugore wizera wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ntiyemerewe kwahukana. Niba yahukanye nabwo ngo ni yiyunge na mugabo we, yiyunge na mugabo we basubirane. Niba rero badasubiranye nabigishubaziko ye kongera gushaka. Sibyo mpora mbabwira, ngiye mba narasomye kandi ngiye nk'umumisiyoneri urwanya icyaha, sinshobora gutandukira Bibiliya ku bushake ngo nyicurike, nyisome neza, ariko mu gusobanura nyicurike. Ni ukuvuga ngo umugore nawe w'umwizera, wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ntabwo yemerewe gushaka kabiri. Ntabwo bishoboka. Nimba yahukanye bimucanze wa wundi yamunanije, niyongere biyunge basabane imbabazi asubireyo. Nibiba bidashobotse nabigishubaziko. Naho gushaka mugabo wakiriho ntabwo byemewe. Ubyo ntabwo byemewe, biriya ntabwo ibyemera. Hanyuma umugabo nawe wizera ntabwo yemerewe gusaba gatanya, keretse utizera nyine atazi ibyarimo. Kuko hari aho Stefano yavuze ngo ku bantu bamuteraga amabuye, aravuga ngo Imana ibababarire kuko batazi ibyo bakora. Uyu muntu usaba gatanya rero nawe ni umuntu utizera, uba utazi ibyo akora ibyo ari byo, kuko gatanya ibamwe imibabaro myinshi. Hanyuma ndasaba Mutabazi rero kugira ngo iri jambo azarisome neza, namara kurisoma uyu murongo wa 15 awutindeho, uvuga ngo icyakora wa wundi utizera. None se Mutabazi ko ari umwapotere niwe utizera? None se umugore we niwe utizera? Niyo umugore yaba atizera siko atari wasabye gatanya, kubera iki Mutabazi ari uri mu gusaba gatanya? Mutabazi wisubireho, nta niyongera gusoma Bibiliya ngo ayisobanura yicuritse. Nibyo Imana yaduhamagariye amahoro, ariko haranditswe ngo icyakora wa wundi utizera. Ku murongo wa 15 niho turibanda. Icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Ni ukuvuga ngo umugore rero turabohora ahangaha cyangwa umugabo turabohora ahangaha ni wa wundi wari warashakanye n'umuntu utizera. Bamara gushakana wa wundi utizera akaba ari uhatiriza gatanya. Iyo gatanya nibaho, wa wundi wizera ngo ntabwo abagihambiriwe kuri wa wundi utizera, kuko niwe wamusabye gatanya. Bivuze ngo noneho wa mugore yemerewe kuba yashaka, na wa mugabo yemerewe kuba yashaka, kuko siwe wahukanye, si nawe wasabye gatanya, si wa mugabo wafashe urwandiko ngo asende mugore we. Dufata urugero, umugore niwe utizera, hanyuma umugabo ni umwizera Yesu Kristo. Nimba ari umukristo wizera Yesu Kristo rero, uw'umugabo akaba afite umugore udashaka ko bagumana kubera ko wa mugore we atizera,
niba atandukana ari umugore wabigizemo uruhare wagiye gusaba gatanya, wa mugabo azaba ahambuwe yemerewe gushaka, kuko ntabwo yatanze urupapuro rwo gusenda umugore we, ahubwo umugore we kuko atizera yamunanije amusabira gatanya. Niba amusabiye gatanya rero ari umugore wayisabye kuko atizera, wa mugabo wizera yemerewe kuba yakongera gushaka, kuko ntabwo yasenze umugore we, ahubwo yatandukanye biturutse kuri wa wundi utizera wamunanije. N'umugore rero ngo ntabwo aba agihambiriwe ku mugabo, umugore nawe ni umwizera, ariko umugabo bashakanye si umwizera, none yamusabiye gatanya kandi bayibahaye. Wa mugore nawe arahambuwe yemerewe kuba yakongera gushaka, kuko si we wahukanye, ahubwo ni umugabo wamusabiye gatanya kandi atamuhoye gusambana. Wa wundi utizera nashaka gutana atane, ariko uwo nguwo mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo ntabwo azaba agihambiriwe kubo bashakanye, kuko ari we wamusabiye gatanya. Reka twongere tuhasome neza mwumve. Icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Ni ukuvuga dutanga urugero nko kuri njyewe ndi umwizera, kandi mu biganiro nakoze nagaragaje ko nta gatanya nshaka, ariko umugabo wanjye arayishaka. Yarangije no gushyira ikirego muri systeme, ubushize narabirebaga nkabibura, ubu ngubu yabishyizemo ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 tuzajya kuburana, ariko tuzagenda njyewe gatanya ntayishaka, wayishaka. Hanyuma rero kubera ko njyewe ndi umwizera nta gatanya nshaka, nimba umugabo wanjye nawe yari umwizera yarabatijwe ariko yabivuyemo, nimba ashaka gatanya nuko ahindutse utizera, iyo gatanya rero urukiko niruyitanga njye nzaba nemerewe gushaka, kuko haranditswe ngo wa mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo azaba bohowe ahambuwe kuri wa wundi utizera wamusabiye gatanya. Bivuze ngo njye nibansabira gatanya uko biri tubwiye nzaba nemerewe kongera gushaka, kuko sinahukanye, sinanagiye no gusaba gatanya, ariko utizera yayinsabishije kandi byakunze, aho ngaho nzaba mbohowe. No ku wundi rero yumvireho, wowe mugore niwiha kwahukana akaba ari wowe uba intandaro yo gusaba gatanya, umenye yuko uzaba utemerewe gushaka, uzabigisha ubaziko. Ariko niba gusabira gatanya itaguturutseho wa mugore we, uzaba uhambuwe ku mugabo wawe wemerewe gushaka, kuko niba wagusabiye gatanya ntabwo ari wowe wayimusabiye. Nawe wa mugabo niba uzi ko uri umwizera ntiwemerewe gusenda mugore wawe ngo ujye kumusabira gatanya, ariko mugore wawe utizera nagusabisha gatanya bigakunda, uzaba uhambuwe wemerewe kongera kugira ute gushaka. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Murakoze cyane rero, ntabwo turabitindamo, twari turimo tubwira Mutabazi ngo nagarukira aho ageze. Ni umwapotere nkabisobanutse. Abakorinto ba mbere bice 7 uhereye ku murongo wa mbere ukagera kwa 16 birasobanutse, ariko cyane cyane uhereye no ku murongo wa 10 ukagera kwa 16 birasobanutse. Nta mugore w'umwizera wemerewe kwahukana ngo yongere ashake, nta mugabo w'umwizera wemerewe gusenda umugore ngo yongere ashake. Ariko twagera ku murongo wa 15 akatubwira ngo wa wundi utizera nagusabisha gatanya bigakunda, uzaba uhambuwe kuri we uzongera ushake. Waba umugore waba umugabo, uwo mwashakanye utizera nagusabisha gatanya bigakunda, uzaba uhambuwe kuri we wemerewe kongera gushaka, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Murakoze cyane, reka dushime Imana kandi tuyisabe kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ijambo ryayo. Abantu rero bashaka kujya babana nanjye mu ijambo, mukomeze kudutera inkunga z'uburyo bwose kugira ngo ijambo ry'Imana ribagereho umunsi ku wundi. Abasoma Bibiliya bazicuritse tujye tuzicurukura kugira ngo mutazisanga mu kinyoma. Umuntu ntakakubeshye ngo yasomye akarongo kamwe, jya ufata umwanya usome igice cyose wumva ikiri iryo jambo ryashakaga kugira ute ryashakaga kuvuga. Murakoze rero, turi kumwe, reka dushime Imana. Nyiringabo Imana, turagushimye kubwira ijambo ryawe nsobanuriye bene data byuko abashakanye batemerewe gutandukana n'ikintu icyo ari cyo cyose, kandi abizera Yesu Kristo umwana n'umukiza wabo w'ubugingo, umugore atemerewe kwahukana, umugabo atemerewe gusenda umugore we. Wa wundi utizera nashaka gutanatane, hanyuma wa wundi azaba ahambuwe kuri we kandi yemererwe kongera kubaho mu mahoro mu mudendezo yisanzuye. Turagushimira ko abantu basobanukiwe ibi, turagusabye ngo ababyishe bongere babizure, kandi abari bafite imitima yo kubyica uyihagarike, bisubireho bisuzume neza, kubera ko ijuru ryawe ni iry'amahoro, kandi n'abari mu isi wabageneye amahoro. Waravuze ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana mu isi amahoro abe mu bo yishimira, natwe turashaka ayo mahoro. Ngwino ugumane natwe rero,
dushyigikire muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.